video muri search bagwaye bahise bagukubita notification y'umukobwa wambaye ubusa cyangwa se umutiti so urabigenza ute kugira ngo wikure muri icyo kintu nawe urabizi twese turi abantu so zino mbuga ziradukurura cyane ni gute uzascaping iyo video ukajya gukomeza gusacinga icyo shaka nyamara ya video yifite ngiye ntago sinzi nyine ukuntu nyine tubyirinda cyo kintu kiracagaye cyane aha nyine Rodrigue nawe wafashe mu bagabo wekese ntari kubyumva we niki wakora okay biragoye pe gusa kuko akenshi abanyeshuri tugira amatsiko ugashaka gukirikaho kugira ngo urebe ibikurikira ariko nyine ikintu ngemba numva nakora cyangwa se nanatanga inama kujya kuri social media ubizi neza ufite intumbero y'ikintu ugiye kureba ufite intumbero y'icyo ushaka kuko YouTube channel Teacher Tony. Just akakana tugiye gukora interview, special interview. Turimo turaganira n'abanyeshuri benshi batandukanye ku bigo by'amashuri. Twabemereye ko tuzajya tugerageza kureba ku mpano nyinshi zitandukanye, ku bigo byinshi bigiye bitandukanye. Ubushize twabashe kureka umwana ufite impano itandukanye, twashimye comment mwagiye mutanga. Right now tugiye gufata akantu gatoya ko kuganira. Just tumaze turebe zino social media platforms turimo turagenda dukoresha ama TikTok, Instagram, just YouTube, different platforms tugenda dukoresha. Ese nizangiza iki ku munyeshuri? Ese nizihe nyungu kuba zikoresha zibabyararamo umusaruro? Uze gukurikirana ushaka kwisanga nawe ushaka kubyiza umusaruro. Ano mahirwe yo gukoresha zino mbuga nkoranyambaga zibyara amafaranga, zibyara ubwenge. Ese ku munyeshuri niki zishobora kumwangizaho, niki zishobora kumuzamura? Let's try it. So kubakomeza kudukurikirana cyane. So ni byiza ko dushobora gukora ama video menshi atandukanye, ni byiza ko dushobora kwiga, ni byiza ko kuri YouTube channel Teacher Tony abantu bakunda kudukurikirana muri kabisa turabasura. Salute cyane mukunda kudukurikirana. Nango tumaze amezi menshi dukora. Ariko ibyo muri kutwereka byo kudupushinga byo tuzamura. Byo kutwereka yuko byanga bikunze ari umuryango nyarwanda twagenda tuzamura umunsi ku wundi. Rero dukunda kubakorera video dukunda gukora video zigendanye no gukina amafilm, ibiganiro, ariko muri aka kanya ndashaka ko tuganira, ndashaka kwiganira n'abanyeshuri basobanura uburyo dukora video zitandukanye. Hari film, hari uburyo tugenda twirelatinga n'ubuzima bw'ishuri. Niho hantu dukunda kwirelatinga cyane ku bigendanye n'imibereho y'abanyeshuri. Ese struggles z'abanyeshuri babayeho gute? Ese kwiga nawe urabizi ko bigora? Ese challenge uhura nazo? Urabizi hari abatinya kwiga, hari abo bavuga ko kwiga biragorana. Ariko ndashaka ko tuganira kuri izi topic ebyiri. Topic ya mbere turashaka kumanza kuganiraho ni ukumanza kwibaza. Turimo turabona social media platforms, ama TikTok, ama YouTube, ama Instagram, Snapchat, izo zose na social media turi kugenda dukoresha, ariko sometime tukagera tuzikoresha mu buryo butari bwiza. Sometime muri no minsi turi kugenda tubona ama video ari gucicikana, abantu ko bafite video yawe twabibonye kuri Sabe, twabonye kuri bayagukuruma. Social media iri kugenda yangiza abantu, bagenda batanga utu video. Ese koko kuri iyo platform tuyivane mu ryango nyarwanda tuwushyire mu buzima bwa kinyeshuri? Rero muri iyo ngingo iya kabiri turaza kureba ese koko imibereho y'imyigire y'abana baturuka mu miryango ikize no mu myigire y'abana ituruka mu miryango bakennye. Tubona hari ibigo bya primaire byishyura amafaranga arenga 900 kandi hari umwana uri kwishyura amafaranga make wenda bitewe n'umuryango aturukamo. Ese izo challenge yo bahuriye mu kigo kimwe cy'amashuri bigenda bite? Bisanga kwiga bibafasha gute? Rero ntabwo ndigiye nyuma munsi turi buganiremo n'abatumirwa turi kumwe no munsi. So ndashaka kugira ngo bamanze babibwire none turanye dutangire dukomeza muri kino kiganiro. Ndamanza mpere ko umusore hano bamaze kwibwire first most welcome. Amazina yawe, class twakora wigamo cyangwa se level, noneho turangira kwibwirana niko ndakomereza mu kiganiro. Okay, nk'uko mwabyumvise uyu munsi turi mu kiganiro. Amazina yanjye ni Muhirwe Rodrigue,
niga senior 6. I think yes ndumva ugiye kuyasoza yes ugiye kuyasoza agiye kuyasoza umuntu ugeze muri senior 6 aba ari kuburaho iminsi mike urumva ko byanga bikunda bigiye gukora iki agiye gukora icyare right kumwe n'umukobwa hano nawe amazi mwakoze nanjye nitwa Vanessa Kesi niga senior 5 urumva murasa nkaho mwenda kwegerana senior 5 ahubwo turigana oya ntabwo mwigana senior 6 and senior 5 harimo aracyabura mu mwaka kandi wowe uri kwitegura icya leta so aba bantu rero uko muri kubumva ni abantu bakuru fast ni abantu bakuru kandi aba bantu turi kumwe n'abayobozi ku kigo cy'ishuri bigaho yasi ndi kumwe na doyen nkaba ndi kumwe na doyen urumva ko bari more intellectual cyane kuri iyi ngingo byanga bikunze muraza kumerezaho ishusho ngari sibyo muraza kumerezaho ishusho ngari ariko mbere ko tumaze gusimbuka fast tumaze kuhereza welcome mu mwaka wa 2024 2025 cyane ngene nibereye mu busaza yisubisha inyuma se kandi yaranyaka ariko na academic ya 2024 2025 so fast rimwe kigera ku kigo niki kintu cyamanje doye maze bibi niki kintu cyambere cyamanje nyine kugutungura muri rusange ko byanga bikunze inyuma y'umwaka yo mujye gutangira hari ikintu kigutungura ese ni igiki natubwiye n'akantu kamwe kagucarenje nzuri muri vacances nkuko rubivuze byanga bikunda ukiva muri vacances ntabwo wabura ikintu kigutungura ntabwo byabura niki nkaho urabona iki kigo cyacu cyari general mbere urabizi aho kubera ukuntu bagiye bashyiramo like TVET harimo general na TVET urumva ko ikigo cyari gitoya mu byaragutse muri rusange twari abanyeshuri bake abanyeshuri 900 800 gutyo aho kuri ubu ngubu byanga bikunda harimo abanyeshuri 200 biyongereyeho ku bari basanzwe bitewe no ku kigo cyagiye cyabo rusange muri make wari uri kumbaza icyantunguye akantu kantunguye ko nasanze barubatse amashuri mashya yariyongereye kari akantu karantunguye karananshimishije anyway kubera ko banayubatse muri vacances so ntabwo mwabasha kuba yabona doyen ni iki cyagutunguye naye akantu kantunguye nyine bubatse amashuri mashyashya bashyiraho nyine na gate yo havuyeho or aza moda so hajeho ikigo cyacu muri rusange kiraryoshye kimeze neza ku muntu wese utakizi kirakubiye kabisa umubyeyi yakwifuza kuharerera abana baratsinda ku rwego rwo hejuru cya leta no kugipfuka namwe nizere ko ejo bundi mutazadusebye kameme so ndashaka rero ko twita twihuta tukajya mu ngingo nashaka kugira ngo tuganireho fast uku gukoresha social media sibyo turimo turabona ama YouTube channel turimo turarebona uburyo harimo ama video umuntu usigaye umwoherereza video wenda wifashe uri kwiyogera uri muri douche ukajya ngo ni inshuti yawe hari igihe namwe mama ufite babano ku ruhande mwita abashuti gasanga araguhamagaye ati ko Rodrigue urabizi ko ndakwemera wampaye agafoto kawe umeze neza ukamuhereza video yawe bikarangira birangiye akugaragaje hanze agafata akagupostinga akagushyira kuri za WhatsApp akagushyira kuri TikTok akagushyira kuri YouTube ugasanga izina ryawe uryishakira kare ndashaka kugira ngo manze babazi nk'abana b'abakobwa space yari ufite umuntu akabangara gukunda akakwereka uburyo kwitayo akakwereka yuko buri kimwe cyose yakiguhereza like akukorenga I miss you like nyine ifoto yawe past sex like izo video sometimes tugenda dukora amakosa tukazitanga bwibwira abanyeshuri yuko cyangwa se abakiri batoye izo video ntago ari nziza umuntu uri kukwaka video akubwira ati gerageza unyiyereke kuri izo video uzasaza uzakenera kuba umuntu mukuru n'ubu umuntu mukuru barashyize umubiri wawe hanze egare yuko biza kwangiriza izina umwana wawe azabona uburyo iyo video yawe yagiye sirikira muri social media ntago azabyumva neza ese icyambere ndashaka kumanza kureba ni zihe ngaruka muri kubona zuko abanyeshuri twisanga turi gukoresha social medias I think wigeze kumbwira ko ufite Instagram ukoresha ama TikTok mukoresha ama YouTube so ni zihe ngaruka muhura nazo zigendanye nayo social media kamere kuri doyen oye kubera icyo ushaka komera kuri doyen okay doyen ubwo niwe duhisemo okay
ntabwo twavuga ngo zigira ingaruka mbi gusa cyangwa bikunda ziba zifite n'inziza ariko nk'uko wari ubivuze muri sanse hano kugira ngo tube muri kamera neza muri sanse yo kuvuga ngo ingaruka za social media ingaruka za social media ku mwana w'umunyeshuri uri kuzikoresha ubu akiri umunyeshuri ese kuzisanga ari kuzikoresha nk'ubu ngubu nkatwe tw'abanyeshuri hari ibintu abantu benshi baba batazi baba batabisobanukiwe nk'ubu ngubu iyo postinze ifoto yanjye kuri Facebook kabone nubwo nayisiba cyangwa bikunda ntago ibivuyeho urabireba ukabona ko yavuyeho ariko ntabwo ibivuyeho hari abantu bazikoresha umuciye mu ijambo ho gato hari ukabona umuntu arifashe yambaye ubusa kameme agahita yifotora kugira ngo yuzuze ngo amalike ngo mfite amalike ngo 5,000 ngo mfite amalike kugira ngo wuzuze like so hari umuntu ukulayikinga ariko anyway kuri social media tulayikinga no abantu tutazi gupfa kubona ifoto gusa kubera ko ari gutwika ukalayikinga so ibyo bigira izihe ngaruka kuri mwebwe ibintu bigira ingaruka cyane kubera ko ejo n'ejo bundi nk'uko wari uri kubivuga ushobora kwisanga ifoto yawe ari kuyikoresha ibintu utazi ugasanga bagukinishije like kuri ibyo hari igihe muri Espagne bigeze guclaiminga government yaho iri guclaiminga urabona ko rukunda ukora nk'akavideo gatoya haje n'ama software yagenda yambura abantu imyenda like ugatanga nk'akavideo bakisanga wowe bari kujyanye gukina pornography kandi utarigeze uyikina kubera iki guhererekanya zino social media videos kugira ngo muhaye akavideo ariko bakagukoresha mu nyungu zabo bwite n'izindi hariho ingaruka zo ni nyinshi nk'ubu ngubu se umuntu ampaye like ni sheri wanjye amaye video make uramufite arigize ayisho ubwo byanga bikunze hari ugarabizi okay uri kwishimira kumufa twakomeje we niba uhaye umuntu w'inshuti yawe ifoto cyangwa se video uyu munsi wayimuhaye yego murishimanye arayigukwipinga side gusa ejo n'ejo bundi nimugira ikintu mupfa azagukangisha ko iyo video yawe ari buyisohore hanze noneho wowe ushobora gutanga ibintu utagakwiye gutanga cyangwa se gukora ibintu utagakwiye gukora ugasanga rimwe na rimwe niho hahandi leta bigukurikirana ati uyu muntu ari gukora ibintu bitemewe kubera bwabwo bufite kuko video yawe bitewe n'ukuntu wari umeze rugutinya kijya hanze bisobanutse ko ushaka kuba umuntu mwiza ariko kubera ko wakoze ikosa ugatanga nka video yawe example nambaye nk'ubusa ahereza umuntu kuba yifite akankoresha mu nyungu ze bwite ankangisha yuko yayishyira hanze so turimo turareba nko muri no minsi Sabe amirewe nabi ku rwego rwo hejuru urumva kubera aka video umuntu wagakoze so sometime hari igihe nta muntu utayigwa mu ikosa ariko nanone iyo video wayifashe nawe yaramubangamiye kameme so ari kumwicira izina ari kugenda mwangiriza platform so urumva yuko rero ku ngingo niko duwaye ari kubyumva sibyo niko Fabrice Rodrigue ari kubyumva wowe sorry ari kumanurira amapeti none wari wenyine mwise chef tende ariko niwe ni chef tende akabana duwaye so byose yarabyihariye make wowe nizihe ngaruka ubona zijyana no gukoresha social media ese zangiza ku ruhe rwego ibigendanye n'imibereho n'imyigire y'abanyeshuri ku mashuri nyine murakoze nyine hari ukuntu sibyo uba wizeye nge nawe turi inshuti sibyo noneho wenda twahuriye nko kuri social media sibyo like cyane cyane Facebook niyo abantu bakunda guhura nyine noneho tukaba inshuti wenda tumaranye nk'igihe kinini nyine bikarangira wenda ukansura nyine tugasurana kumva nyine ntabirenze ukavuga ati ngo wenda yabaye inshuti yanjye no nkaba nagusaba ifoto yawe cyangwa se video ukavuga ati se wampaye video yawe iri sexy nyine hano hari ukuntu weho kandi especially ku bakobwa bakunda kuzibana hano hari ukuntu weho ushobora kuba wayizi ukumva njyewe nyine ntagire icyo nyitwa ariko aho nayiguha kubera icyo ushaka ukaba wenda wavuga ati ni tudakora sexy cyane hatabaye iki ngiki mbora yawe ndayishyira hanze urumva byanga bikunze umuntu nicyo Rodrigue yamanje kusa navugaho arimo aravuga ngo umuntu afite video yawe akayigukangisha mwagafashe muri bisanzwe wenda wanagerageje kwibarura watuhoya ibi bintu nta makosa ibiri kunsaba uri gutuma nangiza ejo hazaza hanjye ariko none ari kubera ko afite video yawe akabata kugira ngo bijye hanze noneho menywe n'abantu benshi nge reka mbikore nyine abe ngenyine so egare turikumva yo byanga bikunze ingaruka
ingaruka zo ziba ari nyinshi, ingaruka ziba ari nyinshi. Ariko se ikindi kintu ndi kwibaza, byanga bikunze ku mashuri mufite ama internet, sibyo? Mufite ama telefone, ama smartphone mu rugo, mufite ama tablet, mufite ama computer muhora mukoresha. Kandi ku ishuri twageze muri digital education, sibyo? Dusigaye twiga online. For example, ndi kubahereza urugero nko kuri iyi Twitter cyangwa se X. So yari Twitter yahindutse X. So bitewe na management iriho usigaye ujyaho ufite account kuri Twitter, ariko wa scrollinga egare bakagenda baguhereza notification. Zino notification zigendanye pornography z'abantu ba postinze bambaye ubusa like so kandi mu kwiga bari kutubwira dukore research, tugende dukora ubuzima busanzwe, dusacinge tuvuge ngo ese imyigire yacu turakura byinshi kuri social media platform, niho turi bwigire, niho amasomo yacu turi kuyakoresha ku ma email. Sometimes hari igihe baguhakinga ukisanga uri gukoresha email, ugasanga hari umuntu waguhakinze agukubisaho video, ugasanga nyine video ziri kugenda zicicikana, sibyo? Kuri Facebook akenshi mwese mufiteho ama account, sibyo? Ariko ujya kumva ukabona umuntu yateretseho video y'ubusambanyi kandi ntabwo we wayisearchinze, ariko wisanze wageze gute, wayisanzeho means muri ubwo buryo. Kandi dushaka kugira ngo twige, nyamara nanone dukoreshe izo mbuga nkoranyambaga. Mwizihe profit cyangwa se nubuhe buryo wakoresha social media ariko mu nyungu zigendanye no guteza imbere bwa burezi bwawe wa munyeshuri, bwa burezi bwawe, ku buryo ushobora gukoresha social media ukigiramo, sibyo? Ukaba wabasha kumenyeramo amasomo yawe, nimba wiga geography, wiga computer, imibare, mukigiraho kandi bikaba byashusha gukunda. Ni ubuhe buryo? Ndahera kuri Doya. Nyine uburyo twakoresha social media nyine mu buryo bwiza, nyine urabona nka tutari abanyeshuri kandi ni ibintu byinshi tuba tutazi bitari no mu bitabo, sibyo? Ariko nyine ari uburyo twakoresha social media nyine turi gushaka wenda nk'ikibazo cyatunaniye tukagishakira ku social media, aho kugira ngo tujye kureba bya ibindi bitadufite. None nge ikintu ndi gushaka kugucaringingaho neza, ugiye gusacinga, ugiye kuri Google, ugiye gusacinga wenda tubare computer how to edit a videos, sibyo? Ugiye gushakisha uburyo bakweditinga ama video nk'umuntu wiga computer science, sibyo? Ugiye kwiga kweditinga ama video, muri search bagwaye bahise bagukubita notification y'umukobwa wambaye ubusa cyangwa se umutiti. So urabigenza ute kugira ngo wikure muri icyo kintu? Urabizi twese turi abantu, so zino mbuga ziradukurura cyane. Ni gute uzascaping iyo video ukajya gukomeza gusacinga icyo shaka, nyamara ya video yifite? Ngiye ntabwo sinzi nyine ukuntu nyine tubyirinda. Icyo kintu kiracagaye cyane. Nyine Rodrigue nawe wafashe mu magambo weke sinari kubyumva, we n'iki wakora? Okay, biragoye pe gusa kuko akenshi abanyeshuri tugira amatsiko, ugashaka gukirikaho kugira ngo urebe ibikurikira, ariko nyine ikintu ngemba numva nakora cyangwa se nanatanga inama kujya kuri social media ubizi neza, ufite intumbero y'ikintu ugiye kureba, ufite intumbero y'icyo ushaka, kuko ntabwo uri kumbwira ngo ngiye kureba definition y'ikintu runaka ungiye kuri TikTok, ntabwo nayo. Indi challenge noneho nshaka kubabaza muri rusange, nyine urumva nkatwe ababyeyi, hari ababyeyi bacu especially ni bakuru, urugero nka papa mama bafite hejuru ya 60, ni abantu batavukiye muri iyi social media platform. Hako twebwe twisanze nyine rizo turimo, sibyo? Aho kandagiye telefone ni social media. None ni good ese koko ababyeyi bakabaye babareka kugira ngo mutungize telefone, cyangwa se ukiri umunyeshuri wakabaye utemere kuba watunga telefone? Mu byumva gute ku mitekerezo y'umunyeshuri? Kuko nge ndi umubyeyi nayikwangira kugira ngo udahura n'izo challenge nabonye nyine iyo video, kwisanga wagiye kuyikire kugira ngo urebe ibikomeza aho hasi. Mwebwe urumva ni ababyeyi bakwiriye kuzibaka cyangwa se ababyeyi bakwiriye kuba nabavuye kuzibaka kubera nyine bituma nanone umenya ati hagezweho iki, ese niye nkuri iri hanze, ese ni nyine bituma tumenya byinshi ku buzima bwawe bw'ishuri. Noneho biraza kugufasha iki? Turashaka kubireretinganaga n'ubuzima bw'ishuri. Do you remember uri umunyeshuri, sibyo? Kandi hano hari abanyeshuri benshi bari kugukurikirana, sibyo? Bakeneye kugira ngo bamenye ngo ese koko nakwitwara gute muri buno buzima. Hari umubyeyi uri kuyimwaka, hari n'umubyeyi umubwira ati go ahead ukore icyo ushaka.
wowe ubyumva gute? Nyine ntabwo waba uri kwiga sibyo, nyine ntabwo waba uri kwiga ngo ujye kuri TikTok sibyo. Niba uri kwiga nyine koresha social media ijyanye n'ibyo urimo sibyo, apana kuyikoresha niba uri kwiga ngo ndi kwiga ndi muri TikTok ndi kureba ikiboya. Koresha challenge yo gatoya, akoresha social media mu buryo bwiza. Mama wawe akwatse telefone wabyumva koko se? Kuri ubu mama akavuga ati ntabwo nshaka kutunga telefone bitewe n'ibyo mbona, babyitwara moto nyine byaba ari ikibazo gikomeye, cyaba ari ikibazo gikomeye. Umubyeyi n'umubyeyi wabyina. Rodrigue, papa arakubwira ati oya mwana wanjye ndashaka kuzavamo umuyobozi w'ejo hazaza, uzavamo uhagararira umuryango, wisanze ari kubwira ngo ndakwaka telefone kugira ngo utajya kuri izi social media, yaba kubangamiye mu mibereho yawe? Yewe ku bwanjye numva yaba mbangamiye. Kubera iki? Dore impamvu nkubwira ko yaba mbangamiye. Hari ukuntu wenda niba ngiye kuri social media hasangaho ibyo bintu bitewe n'ikintu nshaka, nubwo ndi kukubwira ngo wenda nkuko nari ndi kubivuga haruguru ngo hari igihe bishobora kugukurura ufite amatsiko, ariko bitewe n'ikintu nshaka nyine nkareba nkavuga nti ngiye gusacinga ikintu, nimba ari ukwiga njya kuri Google, ntabwo njya kuri TikTok, ntabwo njya kuri Instagram kugira ngo ntaza kubona ibyo ngibyo. Ndumva ngiye nabikora mu kumva inama yavamo aho, kuko byanga bikunze social media turazikeneye sibyo. Hari n'ibyo twigiraho, hari amasomo tugenda dutangiraho, ahubwo kumanza kumenya ngo niki cyo gukurikira niki cyo kureka, kuko tukamanza twigisha abanyeshuri, tumanze twishyiremo imitekerereze yo kumanza kumva neza yuko hari icyo dukwiriye kureba, hari n'icyo dukwiriye kureka. Icy'ingenzi kuri twebwe ni iki? Ese koko niyo video ugiye kureba, iyo video nuyireba hari ikirabe kwiciye mu masomo yawe, ibyo wari ugiye gusacinga urahita ubireka. So means icyo kintu ndatekereza ni nk'inama kuri iyo ngingo. Ni nk'iki watanga ku nama ku banyeshuri bakiri ku ishuri, bakiri guhangana? Hari abanyeshuri bakiri muri za primaire, social media zirahora zikura sibyo? Zino social media turi kubona YouTube ibyo ziri gukora, ese ni izihe nama z'abantu bakoresha social media cyangwa se zino internet ariko b'abanyeshuri, ni iki mwatangaho nk'inama? Inama ya mbere, idea yawe ngo idashirayo. Afite gahunda yo kubyibagirwa. Aragira kuvuga akavuga ibyo yengeye kuvuga. Sawa, reka hanyuma ngiye ngo biraza kugenda gute? Ubwo uriya dabuta nyine hari ukuntu sibyo, nkatwe nyine muri iki gihe tugezemo sibyo, hari igihe umuntu, abantu benshi cyane, nta muntu ujya upfa guta nyine umwanya w'umunyeshuri akenshi, ntabwo ajya apfa guta umwanya wo kuri Google ngo ari gusacinga ngo how to what nyine ibintu byo kwiga niba ni 5%, ariko nyine icyo nababwira ni ukuri nyine twita umwanya wacu mu bintu bitadufitiye akamaro sibyo. Yego niba ari mu gihe cyo kwiga twige nyine, niba ari iyo vacances yego twabera ko nabwo tukareba bya bindi komeza bya bindi nyine bidufitiye akamaro, atari bya hari ibintu ngize kujya kumbwira ngo tujye tubireba muri vacances. Urebe izo video muri vacances, turebe bya bindi nyine bidufitiye akamaro, apana kureba bya bindi namwe muzi nyine. Wowe ubu se nanjye mvuga ngo mfatishitagera oya ideas bari nyinshi, inama ni nyinshi. Nkawe udukurikiye, umunyeshuri udukurikiye, inama byanga bikunda nawe uzi gutandukanya ikibi n'ikiza. N'umubyeyi mwe twababwira, kuko n'ababyeyi barahari muri rusange cyane, wenda nk'ababyeyi nabo baba bashaka guidinga abana cyane, gufasha abana, cyangwa se ari n'ababyeyi reba gucunga bazayikwaka. Ubwo hari n'ababyeyi ahari bajya kubireba bihisha, hari ntawamenya. Oya tukuba kugaidinga abana, abanyeshuri nyine. Babyeyi turabakunda cyane, mujye mudufasha igihe twateshutse, bese mubona turi mu bintu bitari byiza, mudufashe tubwira ati iki gihe ibyo bintu ntago ari byiza. Iki ni gihe nabwira abanyeshuri ni ukumenya gukora ikintu mu gihe cyacyo, kandi ugakoresha ikintu icyo gikwiye gukora bitewe n'inyungu biri bukuzanire, kuko ntabwo wambwira ngo ugiye gukora ikintu ubizi neza ko kiri buguhombye, kandi ubizi ko nanone hari ikindi kintu wakora kikakubyarira inyungu. Ndabyumva. Rega gusa social media ntabwo twazikoresha mu kwiga gusa nk'abanyeshuri, hari na time wenda yo refreshing mind, shaka kwinjoyinga wenda nimba ari za. Anyway, no ku rundi ruhande social media nanga ari mbi sibyo, kuko hari abantu benshi batunzwe n'amafaranga ya social media. Hari abantu bari gukora amafaranga menshi ku ma TikTok,
hari abantu benshi bari gukora amafaranga menshi ku ma YouTube rimwe na rimwe ka kazi twigaga nyine turi kubona hanze buri ababyeyi bacu ntitwabarenganya hari igihe batubuza ariko kera hari ukuntu muramubwira ati akazi kadanje ko kwigira nak'ubuganga nako kuba umwarimu nabo ariko si uw'amarobo natangira kwigisha njye nzigisha iki yes sometime urumva oya n'ufite bivuze ngo ufite impano umuntu ashobora kujya hariya agakora akavideo akabyina agakora agachallenge tukagakunda icyo gihe nacyo ni benefit cyangwa se so njye rero ikintu natangaho umanza kuvuga ariko mu mpaye overview nziza no tubona undi mwanya tuzarambukaho so ndashaka kubabwira neza yuko banyeshuri babyeyi mureke duhurize hamwe imbaraga sibyo turebe social media niko zimeze byanga bikunze uko bizamera kose tuzazibaho ahubwo igikenewe ni ukumenya uburyo tuzikoresha neza cyane so ndabashimiye cyane mbashimiye uburyo tubanye muri kino kiganiro gito ndashaka kongera kubatumira mu kindi kiganiro tukaganira kuri indi topic nshaka tuzaganiraho neza ariko mbabwiza ukuri cyambere mumanze amwige neza cyane uzatsinde mu wa gatanu ujye mu wa gatandatu nayo nkwifurije kuzatsinda icya leta n'abanyeshuri mwese muri kwitegura icya leta muzakora uyu mwaka wa 2024 put more effort sibyo shyiramo imbaraga kirageze ushyiremo imbaraga nyinshi cyane kuko ubuzima bwawe niwe buzagirira akamaro mubyeyi nawe ufite umwana uri mu wa gatandatu uri mu bigo by'amashuri gerageza umufashe sibyo aho yatanye ugerageza umugarure sibyo bizatuma uwo mwana agumye gupushinga cyane kugira ngo byose bibashe kugenda neza so thank you mwe muri kumwe na Teacher Tony mukomeze mu flowing sibyo mukomeze mu flowing TikTok ni Teacher Tony Instagram Teacher Tony YouTube Teacher Tony tugiye kujya tubana hano hose hashoboka tuzaya tubana see you the next interview. Bye.